uburyo bwo kwimenya no kwigenga mu mutwe. Uyu ni umwitozo Sadhguru ugamije gufasha umuntu kumenya no gutekereza mu buryo bwimbitse ku buzima. Yigisha ko umuntu wese agomba kugira igenzura ku munezero we aho kuba imbata y'ibyo abona cyangwa ibyo abandi bamukorera. Urugero, hari umuntu ushimishwa n'akazi ariko iyo bamukosoye ahita agira umujinya. Sadhguru avuga ko ibi biterwa no kuba adafite ubushobozi bwo kugenga ibyiyumvo bye, ahubwo tukabyegurira abandi. Iyo umuntu yamenye ko ibyishimo bye biri mu biganza bye, ntaba agitegereje ko abandi bamushimisha. Uyu mwitozo ni nko kwiga ukuntu umuntu ayobora uburyo bwo gutwara ubuzima bwe nk'uko umukanishi amenya uburyo bwo gutunganya imodoka ye. Ubutumwa nyamukuru: umuntu ni we wihitiramo uburyo bwo kubaho iyo amenyereye gutekereza neza, kuba mu rwego rwiza mu mitekerereze. Ibibazo byo hanze ntibimugiraho ingaruka. Umunezero n'uburyo bwo kwimenya. Sadhguru avuga ko abantu benshi batekereza ko umunezero uterwa n'ibintu byo hanze, amafaranga, akazi keza, urukundo cyangwa gushimwa n'abandi, ariko ibyo byose ni iby'igihe gito. Urugero, hari umuntu uramutse amuha akazi keza agakomeza gushaka akandi keza kurushaho. Ibi bisobanura ko nta gihe azishimira ibyo afite kuko ahora ashaka ikindi. Iyo umenye ko umunezero utava hanze ahubwo ari uburyo ubaho, usanga ko n'ibintu bike bihagije ngo ugire amahoro. Ubutumwa nyamukuru: umuntu wese ufite ubushobozi bwo kugira amahoro n'ibyishimo, ariko bisaba kwimenyera kwisanzura mu bitekerezo, kudahora utegereje ibyo abandi bagukorera, no kumenya ko umunezero ari igihingwa uba ugomba gukurikirana wowe ubwawe. Ubuzima bwiza n'imirire. Sadhguru asobanura ko ukuntu turya bifite ingaruka ku mubiri n'ubwonko. Avuga ko ibiryo bimwe bishobora gutuma umuntu agira imbaraga, ariko ibindi bikamutera ubunebwe cyangwa umunaniro. Urugero, imirire irimo ibinyampeke bikize ku ntungamubiri nk'imbuto, imboga, ibishyimbo, ibinyampeke biseye gake ashobora gutuma umuntu agira imbaraga no gutekereza neza. Imirire irimo ibintu byatunganijwe cyane mu nganda nk'ibiryo birimo isukari nyinshi, ibikomoka kuri farine y'umweru, ibikomoka ku binyamavuta bikabije, ushobora gutera umunaniro no kutagira ubushobozi bwo gutekereza neza. Ubutumwa nyamukuru: ibyo turya bifite uruhare mu mikorere yacu. Kugira ngo kurya indyo yoroheje bifasha ubwonko gutekereza neza no kugira ubuzima bwiza. Yoga ni uburyo bwo guhumeka. Sadhguru avuga ko yoga atari imyitozo yo guhindura umubiri gusa, ahubwo ni uburyo bwo guhuza ubwonko, umutima n'umubiri, bityo umuntu akaba mu ituze no mu munezero. Ingero, hari uburyo bwo guhumeka yise Shambhavi Mahamudra bufasha guhumeka neza, kugabanya stress no gutuza mu mutwe. Yoga ituma umuntu agira ubushobozi bwo kwinjiza umwuka neza, bikagabanya umunaniro n'igihunga.
ubutware nyamukuru, ubuzima bwiza si byo bikorwa gusa, ahubwo ni uburyo umuntu ashobora kwiyobora mu bwenge n'umutima akagira ituze rihoraho. Imibanire y'abantu. Sadhguru avuga ko abantu benshi bashaka urukundo ariko ntibumve icyo bivuze. Bashaka gukundwa aho gukunda. Iyo umuntu akunda undi ariko agakomeza kugenzura no kumusaba kwitwara uko ashaka, aba atamukunze by'ukuri ahubwo yikunze ubwe. Iyo wumvise ko gukunda ari ukureka umuntu akaba uko ari, ukamuha amahoro n'ubwisanzure, urukundo rubaho mu buryo rutavangwamo amaganya. Ubutumwa nyamukuru: gukunda umuntu bivuze kumuha amahoro n'ubwisanzure aho kuba akumva ko agomba kuguhaza, aho kubaho kumva ko agomba kuguhaza. Gusobanukirwa n'ubuzima. Uvuga ko ubuzima ari ubunararibonye. Avuga ko ubuzima ari ubunararibonye, si amagambo gusa. Iyo umuntu abohotse ashatse gusobanukirwa ibintu byose, ashobora kumara igihe kinini abaza ibibazo aho kubaho neza. Ubutumwa nyamukuru: gusobanukirwa ubuzima si gushaka ibisobanuro byose, ahubwo ni ukuryumva no kuribamo neza. Sadhguru avuga ko abayobozi beza atari abakandamiza abandi, ahubwo ari abakoresha ubwenge kugira ngo bakemure ibibazo. Ubutumwa nyamukuru: kuyobora bisaba ubwenge, gushyira mu gaciro no kwigirira icyizere. Ibidukikije mu buzima buzira umuze. Sadhguru yashize umushinga witwa Kavali Calling ugamije gutera ibiti no kurengera ibidukikije. Ubutumwa nyamukuru: kugira isi nziza bisaba ko twitaho ibidukikije n'imirire, kuko byose bigira ingaruka ku buzima bwacu. Ubushakashatsi kwibohora mu mutwe. Avuga ko ubwoba ari ikintu cy'ikinyoma, kuko abenshi dufite ubwoba bw'ibintu bitabayeho. Ubutumwa nyamukuru: guhindura imitekerereze yawe bishobora gutuma utakaza ubwoba bwawe. Gupfa ni ubuzima bwo hanyuma. Sadhguru avuga ko urupfu rudakwiye kuba ikintu dutinya, kuko ari igice cy'ubuzima nk'ibindi byose. Ubutumwa nyamukuru: kumenya ko urupfu ari urugendo rutandukanye n'ubuzima bishobora gutuma ubaho mu munezero no mu bwisanzure. Tugarutse ku bwoba, yatweretse ingero z'ubwoba uburyo zitandukanye. Ubwoba bw'ejo hazaza, ubwoba bwo gutakaza abantu, ubwoba bwo kunengwa, ubwoba bwo gupfa, ubwoba bwo gutsindwa. Ese nimba ntageraho bizagenda bite? Sadhguru avuga ko ibi byose ari ibintu bishingiye mu bwenge bwacu dutekereza, ibintu bitaraba nk'aho byamaze kuba, bikadutera ubwoba budafite ishingiro. Uko ubwoba bukora mu mutwe wacu. Sadhguru agereranya ubwoba na filime iri mu ntekerezo zacu. Uravuga, niba ibi bibaye bizagenda bite? Umubiri wacu ubyumva nk'aho ari ukuri, ugira igihunga, umutima ugatera vuba, imisatsi igakomera. Dutangira kubaho nk'aho ibyo dutinya byamaze kuba. Tugira ubwoba, stress, cyangwa tukabura icyizere. Icy'ingenzi ni uko ubwoba bwacu bushingiye ku bitekerezo, si uko byabaye nyabyo. Uburyo bwo kwigobotora ubwoba. Gerageza kwibaza, ibi bindeba biriho koko cyangwa n'ibyo ntekereza? Iyo ushyize ubwoba bwawe ku rupapuro ukarwandika, usanga bwinshi ari ibitekerezo byacu aho kuba ukuri.
kwitoza kwiha amahoro no kwiha ibitekerezo. Tugira ubwoba kuko twifuza guhora dufite igenzura, ariko iyo wemeye ko nta muntu ugenga isi cyangwa ibizaza, uhita utuza. Ukuri ku bibazo wibaza, ese ibi ndimo gutekereza bifite aho bihuriye n'ukuri cyangwa ni ubwoba bwanjye buri kunshuka? Kugira uburyo bwo kuringaniza ubwonko, meditation cyangwa se yoga. Sadhguru avuga ko guhumeka neza no gukora yoga bifasha ubwonko kudahora mu mwuka w'ubwoba. Hari uburyo bwo guhumeka yise Shambhavi Mahamudra bifasha ubwonko gutuza no kwikuramo ubwoba. Kumenya ko ubwoba buba bushingiye ku mateka cyangwa ejo hazaza, ubwoba bushingiye ku byabaye kera cyangwa ibyadutse. Ingero zigaragaza uburyo ubwoba bwacu buba ari ibitekerezo. Iyo umwana abonye igicucu cy'igiti nijoro, aragira ubwoba ko ari igihangange, nyamara ku manywa arabona ko ari igiti gisanzwe. Ubwoba bwe bwari ibitekerezo bye gusa. Umuntu wiyumvisha ko agiye gutsindwa ikizamini, ukwezi kose arahangayika, ariko ku munsi w'ikizamini agasanga icyo yizeye gihagije. Ubwoba bwe bwari ibitekerezo gusa. Uwatinye gutera intambwe mu rukundo cyangwa mu kazi, iyo yabihinduye agasanga nta kibi cyabaye, asanga ubwoba bwe bwari imyumvire mibi itagira ishingiro. Ubutumwa nyamukuru: ubwoba ntiburi mu bintu biri hanze yacu, buri mu bitekerezo byacu. Iyo twitoje kubaho mu by'ubu present moment, ubwoba burashira, ubwoba buragenda. Iyo umuntu yifitiye icyizere kandi yumva ko afite ubushobozi bwo guhangana n'ubuzima,